reka ngusuze cyane ukomeje kwicira Gospel Site TV nitwa Nigera Manase ukomeza kwageza ibiganiro hano kuri Gospel Site. Wahaye ikaze rero nshuti yanjye niba ari ubwa mbere ukore subscribe reba hano harakazogera uhakande kugira ngo uzajye ukomeza kugezwaho n'izindi video zitandukanye igenda tubagezaho. Reka ngura ngo niba ari ubwa mbere nugenda udakoze subscribe warabucitswe video nyinshi nziza cyane. Baza ngo umunsi tujye kuganira ku yihe video cyangwa se tujye kuganira ku kiganiro. Murabona ahangaha Israel Mbonyi bagiye bamubeshyira uyu mukobwa ngakondana na Israel Mbonyi ahangaha ngo no wifotozaga nshuti yanjye hariho ababeshya ndaje nguha amakuru neza akantu ku kandi icyo ngusana ukora subscribe kugira ngo uzajye ukomeza kugezwaho izindi video zitandukanye. Nabwe ngo Gospel Site nta kintu na kimwe muzayiburana, nta kintu na kimwe kabisa. Mukomeje gukurikirana nitwa Nigera Manase bayikaze muri iki kiganiro nshuti zanjye abanyarwanda abari hanze bari muri Kenya ndetse n'ahandi mugenda munyaka ko turi kumwe abanyamahanga bakure cyane. Yego bayikaze muri iki kiganiro ukomeze gukora subscribe kugira ngo muzajye gukomeza kugezwaho n'izindi video zitandukanye. Ngiye ndabakunda cyane nabwo ngo nabuze icyo mba hano ko ntacyo mfite cyabakora mwese gusa nzajya mbagezaho video zibafasha kugira ngo zizaje zigira icyo zibafasha. Hari umuhanzi witwa ngo Israel Mbonyi akundwa cyane n'abakobwa ku rwego rwo hejuru. Impamvu mubona abantu bagenda kora video murabona Israel Mbonyi ngo n'umukobwa ngo warakundana ngo mukumva ngo ngabandi ngo byagenze gucya na gucya nagira ngo mbihera amakuru akantu kandi hari umusore usa na Israel Mbonyi gucya ufite size nk'iye mu gifaransa byita taille icyongereza ni size urumva. Rero uyu musore hari wamufashe ifoto arimo arasomana n'umukobwa afite size neza nk'iya Israel Mbonyi ahita bimwitirira. Sizo wafashe iyo video ahita yishira ku mbuga nkoranyambaga ibintu biracika cyane wa Israel Mbonyi ngafite umukunzi ngo dore bamufashe gusoma inkuru ziba kimomo zirakwira hirya no hino mu gihugu. Mana yanjye ibintu byarambabaje nkibona ariko nawe byakubabaza. Ibintu bidasanzwe nshuti zanjye ni ibintu bidasanzwe kweshyira umukozi w'Imana ngarimo arasoma nanga ibikinga ngarimo aravugana n'abakobwa ibintu nyine bitere aho ngo biciriritse. Reka mbabwire abantu banjye mutajya musabye umukozi w'Imana wasizwe amavuta nka Israel Mbonyi muzajye mumwubaha nshuti zanjye. Kino mubeshira ngo dore twamufashe muri ibi hariho n'abamubeshira ngo dore yabaye iki bidasanzwe. Bazajye mumuvugaho ibintu byiza ibigwi byiza. Uri umuntu muri kugira mumuvugaho ibintu byiza agenda atera imbere ariko umuntu mu kumwatura ibintu bibi rwose ntabwo ari byiza cyane. Rero ngiye nahisemo kujya muvugaho byiza gusa bazajye mukurikirana n'izindi video ngenda magezo ndetse nizabanje imbere yaho nagiye muvugaho ibintu byiza ibigwi byiza rwose namwe muzajye muvugaho ibintu byiza. Mu Rwanda no mu karere k'Iburasirazuba bwa Afurika Israel Mbonyi ni umwe mu bahanzi bo mu kuramya no guhimbaza Imana bakunzwe cyane. Izina rye rimaze kugera kure, indirimbo ze zakunzwe n'abantu b'ingeri zose yaba abakiri bato n'abakoze muri abo bose bamukunda. Urumva hagaragaramo cyane abakobwa bamufata nk'umuhanzi w'icyitegererezo akwiye icyubahiro n'urukundo. Ariko se nize mpamvu nyakuri zituma abakobwa benshi bakunda Israel Mbonyi ndetse n'abantu benshi bamwitira abakobwa imbuga nkoranyambaga ibintu ugasanga byacitswe se umukobwa yarashize yaramusariye ngo ibintu byagiye kure cyane. Ese ni ukubera iki? Ni ukubera gusa ijwi rye n'indirimbo ze cyangwa hari n'ibindi birenze? Reka tubisonure neza muri kiganiro ngo hayikaze nkubise gukora ku kazogera ariko utaza kwibagirwa. Impano ikomeye mu muziki wo kuramya, impamvu ya mbere ikomeye ituma Israel Mbonyi akunzwe cyane ni impano ikomeye afite mu muziki wo kuramya no guhimbaza Imana. Indirimbo ze ntiziba ari amagambo gusa ahubwo ziba ari isengesho rishizwe mu majwi. Iyo aririmba amagambo ye agira ku mutima w'uyumvise iyo ndirimbo yiwe akamukora ku marangamutima akamuhumuriza ndetse akamwongerera kwizera. Abakobwa benshi rero bakunda indirimbo zifite ubusobanuro kandi zikagaragaza urukundo rw'Imana n'icyizere mu buzima. Kandi Mbonyi abishobora mu buryo budasanzwe cyane. Muzajye mwumva ijwi ryo kuntu aririmba uburyo umuziki utangira ugenda ukurura abantu pole slowly by slowly mu gifaransa navuga ngo ni petit à petit. Nshuti zanjye muzajye mugezeho n'agafaransa gake. Ibi bituma abakobwa bamwumva nk'umuntu
usobanukiwe, abazi bihangayikishije kandi bafasha kubyihanganira binyuze mu ndirimbo. Ijwi rye rituje rikora ku mutima w'umukobwa cyane, no mpamvu bamwe bagenda bavuga ngo ngiye nkunda Israel Mbonyi, ngo ngewe ngo tutabanye ngo hari ikindi naba, ntacyo uzaba no kuri Israel Mbonyi, uzamba atajyemo bifata mu buryo bubi. Ijwi rya Israel Mbonyi rero riratuje cyane, riri mu mahoro kandi rishobora gutuma umuntu agira ituza mu mutima. Abakobwa benshi bakunda amajwi atari ay'urusaku, ugasanga abantu barava ibinga ibintu byakaza cyane, bakunda amajwi atuje atarimo akajagari. Ahubwo bakunda ikindi bakunda amajwi abahumuriza, bakura mu gahinda, bakura mu mihangayiko y'ubuzima. Ijwi rya Mbonyi rero rifite ubushobozi bwo gutuma umuntu yumva ameze neza, akumva atuje, akumva atari wenyine. Ibi bituma abakobwa bamwumva hafi yabo mu marangamutima, bakumva indirimbo ze zibavugisha mu buzima bwabo bwite. Ubuzima bwe bugaragaza kwicisha bugufi. Israel Mbonyi aciye bugufi cyane. Yego, indi mpamvu ikomeye ituma abakobwa benshi bakunda Israel Mbonyi ni ngiyi mbabwiye, no kwicisha bugufi. Nubwo ari icyamamare ntakunda kwiyemera. Iki ngiki cyo gituma abakobwa benshi bamukunda, ibintu ugasanga babiciye pe. Ntakunda kwishyira hejuru kandi ntakunda kwerekana ko ari umuntu ukomeye kurusha abandi cyangwa ari umuntu urenze. No mu biganiro cyangwa ibitaramo no ku mbuga nkoranyambaga agenda akorana ibiganiro za interviews, agaragaza ko ari umuntu woroshye, wicisha bugufi, ubaha abantu bose, yaba abakomeye n'aboroheje. Abakobwa benshi rero bakunda umuntu utishyira hejuru, ubaha abandi kandi ugaragaza ko icyubahiro cye kitamubuza kuba umuntu usanzwe. Ibi bituma bamwumva nk'umuntu wizewe kandi wubashwe. Mpamvu abakobwa usanga ngo ngiye naramukunze, ngo ngiye naramupfiriye ibintu byawe, Mana yanjye, ni ibintu byinshi sinzi ukuntu nabibabwira, ariko reka nyuremo muri bike. Imyitwarire myiza n'icyubahiro. Israel Mbonyi azwiho imyitwarire myiza, ntabwo ajya mu makimbirane, ntakunda amagambo mabi, ntakunda gusebanya, kandi ahora yitwara mu buryo bw'icyubahiro. Abakobwa benshi bakunda umuntu ugaragaza indangagaciro nziza, gatuma abakobwa bamukunda, kuko ibi bituma bumva bafite icyizere mu mico ye. Umuntu wifata neza mu ruhame, wubaha indimi, wubaha abakobwa n'abandi bantu, ahita abona urukundo n'icyubahiro mu mitima ya benshi. Ibi bituma abakobwa bamufata nk'icyitegererezo cy'umusore wifata neza, nta mu Rwanda, muri East Africa, ku isi, bitewe n'uri kumukunda uwo ari. Mujya mubibona ubutumwa bw'icyizere atanga mu indirimbo za Israel Mbonyi ziganisha cyane ku cyizere, urumva, ku kwizera Imana, ku kwihangana no kudacika intege. Abakobwa benshi rero bahura n'ibibazo bitandukanye mu buzima, haba mu mashuri, mu muryango, mu rukundo, numva, cyangwa mu buzima bw'akazi. Iyo bumvise indirimbo za Israel Mbonyi ngo bahita bibagirwa, urumva, ibibazo byabo, bakibagirwa ya mihangayiko bahuye nayo mu buzima bwabo. Niyo mpamvu rero bahita bavuga ati Israel Mbonyi wa number 1. Kandi Israel Mbonyi hari indirimbo afite yitwa number 1. Ubwo rero bagerageza kubihuza ngo ndebe uko byagenda, uko byafatika, inshuti zanjye. Ngo biba ari ibintu bidasanzwe. Cyabageze ikiganiro, reka nkwibutse gukora subscribe na rugwa mbere kugira ngo uzajye ukomeza kugezwaho n'izindi video zitandukanye. Amateka ye atanga isomo n'icyizere. Ubuzima bwa Israel Mbonyi bugaragaza ko yanyuze mu bihe bigoye, ariko ntiyacitse intege. Yarakomeje arihangana, ararwana, akomeza kwizera impano ye n'Imana. Abakobwa benshi bakunda umuntu ufite amateka atanga isomo, umuntu wagaragaje ko ashobora gutsinda ibigeragezo by'ubuzima. Abakobwa muri kunyumva mube mugenda mubyumva, abakobwa muri kunyumva mube mugenda mufata amasomo ngenda mbahereza. Ibi bituma bamwiyumvamo, bakumva ko nubwo bafite ibibazo bashobora gutsinda nkuko nawe yabishoboye gutsinda. Urukundo rwabo kuri we ruba rushingiye no ku buryo yabaye icyitegererezo cyo kwihangana, uburyo yitwara ku bafana. Israel Mbonyi azwiho gufata neza abafana be. Iyo abonanye nabo arabasikira, arabishimira kandi abaha icyubahiro. Abakobwa benshi
bakunda umuntu ubaha agaciro akavuga ati gutya na gutya wagwani everything mumeze gutya what so on, atabafata nk'abantu basanzwe, ahubwo akabereka ko bashimwa kandi bakunzwe. Iyo umuhanzi yitwaye neza ku bafana bituma bumva ko urukundo bamufitiye rutaba ari urw'inyungu gusa. Wapi inshuti zanjye, icyerekezo n'intego mu buzima. Ese Mbonyi agaragaza ko afite intego n'icyerekezo mu buzima. Umuziki we ntawukora nk'uwisamaza gusa cyangwa se kwamamaza ubutumwa ngo ngindi ndashaka indirimbo zanjye zigere kure, ahubwo gukora ku butumwa bw'umuhamagaro w'Imana yamuhamagaye. Ngira ngo bakwishenye ibiganiro byiwe, Imana yamuhamagaye mu nzozi, aramubwira ati indirimbo zawe uzabere icyamba abantu benshi. Urumva muzajye mukurikirana ariko n'amateka ye, mureke kumukunda gutyo gusa mataze n'amateka ye. Yatanze ubuhamya n'abavuga ati njyewe nari ndyamye Imana imbonekera mu nzozi gutya na gutya. Urumva muzajye mukurikirana n'amateka yiwe. Ijwi ramuhamagaye bati Mbonyi uzaba umukozi wanjye kandi uzaba icyambu cy'abantu benshi. Urumva icyambu ni iki? Ubwo bisonuye ngo ni umuntu uhuza abantu n'Imana, ni icyambu kitugeza ku butumwa bwiza bubatura abantu. Izina rye no kumenyekana, abakobwa bakunda umuntu umenyekana, abakobwa bari kunyumva babyumva, mukunda umuntu umenyekana bayicyamamare. Kabangura ngo ubwo mukunda ukumva nawe urashaka kubicyamamare, akamubwira uzajye mukora ibintu mu buryo bwiza inshuti zanjye. Izina rye rero ryaramenyekanye cyane, nubwo atari yo mpamvu nyamukuru, ariko kumenyekana kwe nako bifite uruhare mu rukundo ahabwa n'abakobwa. Iyo umuntu ari icyamamare, abantu benshi baramumenya, bakamubona kenshi mu bitaramo, mu ndirimbo no mu bitangazamakuru. Ibi bituma abantu benshi bamwiyumvamo kandi bakamwumva hafi yabo. Ariko itandukaniro ririho ko Mbonyi atamenyekanye gusa, ahubwo yamenyekanye kubera ibyiza akora, bityo kumenyekana kwe ugahuzwa n'imico myiza n'ubutumwa bwiza. Urukundo rw'abakobwa n'urw'icyubahiro. Ni ngombwa kumva ko urukundo rw'abakobwa benshi bafite kuri Mbonyi atari urukundo rwo gushaka kubana nawe cyangwa urukundo rw'amarangamutima, ariko hariho n'abigira ngenza abantu umugore wa Mbonyi ngo Mbonyi ngarankunda wagwa ibintu byinshi. Mana yanjye, bamukunda nk'umuntu wubaha Imana kandi ububaha kandi ubafasha mu buzima bwabo bwo kwizera no kwibaka mu marangamutima. Reka nsoze mbabwira ngo Mbonyi akunzwe cyane n'abakobwa kubera impamvu nyinshi zihurira hamwe. Impano ye, umuziki, ijwi rituje, ukagaragara physically. Hari abantu bashize kubera Mbonyi hajya mugenda gakimwa abakobwa, abantu bagenda muvugaho ibiganiro bitandukanye ngo Mbonyi ngo dore ngo bamufashe ngo arimo kugira gutya, abandi kumuvuga amateka mabi. Mujye muvuga ibintu byiza, mujye muvugaho ibintu byiza, kuko nawe wanga umuntu kuvuga nabi. Inshuti zanjye rero komeze kugubwa neza. Nitwa Nirye n'abantu so bagezaga iki kiganiro, tuzongera tugaruke naho butaha. Babwiye ngo kugira ngo ugere ahantu ugende ndetse uzabona uburyo uhagaruka, ukora subscribe kugira ngo video tuzashyiraho uzongere uyibone. Umva ko iyo ngiyo ari inama nzima. Murakoze cyane rero, mukomeze kugira ibihe byiza inshuti zanjye. Ninjye mwari muri kumwe, nzongera ngaruke duhure ku yindi video. Ntabwo nzatinda, namaze igihe ntagaruka kuri mikoro neza, ariko muri iyi minsi ndaje mbikurikirane neza ruzungu. Abashimiye rero uruhare mukomeza kugaragaza kuri Gospel Site TV. Komeza gukurikira video zacu, Imana ibahereze umugisha, ndetse utwandikire muri comment hari icyo wifuza kutugezaho. Hari inkuru twakoze ikagushimishwa vuti cyaze Gospel Site TV kora ibintu bizima gutya na gutya. Rero uzabitwereke, uzabituhire. Urakoze cyane, komeze kugira ibihe byiza, ndabakunda cyane. Amata wari ku ruhimbi murakagira Imana. Hanyuma umwaka wa 2026 Imana izabahire, abakora ibintu byinjiza amafaranga muzayinjize, nuko Imana izabane namwe pe. Kandi muzanyandikira mubwira ngo Manase isengesho ryawe, ibiganiro byawe byagiye bitwaka bigeraho bitugeza. Ntukumva video gusa ngo ugende, no, uzajya utwandikira muri comment. Sawa, mukomeze kugira ibihe byiza. Iyi Gospel Site TV, tuzongera duhure ubutaha. Ciao ciao.